nk'aba bakobwa bajya babarema cyangwa abahungu kuri radiyo, ndashaka umusore utabyibushye utananutse, ndashaka umukobwa utabyibushye utananutse umeze gutya. Wagicucu wamuremye ko numva warangije kumukora. Bumba niwe urakora utabyibushye utananutse, bumba ukore. Ahubwo ikiremwa cyitwa umuntu nabona kiyemera kuruta ibindi biremwa. Ntabwo ari cyo gifite ubwenge, ahubwo nuko ari cyo kiyemera kuruta ibindi biremwa. Utekereza ko Ruganzu yaba yarananiwe gusiga ibyari bimurimo akabisigira abantu asize, cyangwa ahubwo yabuze umuntu yabisigira? Aravuga ati noneho ibyanjye mbisigiye aba mbona bazabikoresha nabi, none u Rwanda rukarimbuka cyangwa se bakarimbura isi. Ahitamo kubijyana. Nkeka ataranze kubisiga, ahubwo ari uko yabuze ababisigira. Bakunzi bacu bakunzi ba Great Maker, twongeye kubasuhuza muri aka kanya twongeye kugaruka, turi kumwe n'umugabo hano, tugiye gutangira abibwira, ariko nanone ngira ngo si ubwa mbere mumubonye, ngira ngo musanzwe mumuzi, afite ibitekerezo by'inyamibwa. Aka kanya ariko reka mu kanya gato ndagaruka tubabwira icyo tugiye kuganiraho. Reka mureke abanze abasuhuze ndetse anabiyibutse cyangwa se abibwire kuri bamwe mugiye kumubona bwa mbere. Murakoze cyane. Abo tugiye kubonana bwa mbere nitwa Matoro Alphonse. Hanyuma abasanzwe murabizi ko nkunda Matoro, ari ryo zina nkunda cyane, ni naryo wampamagara nkumva ndanezerewe. Ntabwo ari ubwa mbere rero tubonanye, ntabwo ari ubwa mbere tuganiye muri iki kiganiro. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Ni ibitekerezo, ni ibyanjye, ni ibyawe, kandi kugira ngo twubake nyine uyu muryango nyarwanda, kugira ngo duhane ibitekerezo, bityo tuzamurane, dufashanye, kandi gufashanya ni mu mbaraga, ni mu bushobozi ndetse n'ibitekerezo. Murakoze. Arakoze cyane Matoro. Nanjye reka ntangire nivuga, ndi nyiri umutana udatana n'ingobe, ingobe ku rugamba rw'ingume baratinya nga. Nta kindi nongeyeho. Reka muhe uburenganzira nawe abibwire nimba yagira ibyo yongeraho, ariko yanabibwiye. By the way, ntaza kumusaba byinshi cyane kuko turaza kuganira byinshi. Urumva njye si ndi umusizi. Nta nubwo ariko nuwo ni Matoro, kandi Alphonse nubishaka uzaryongereho, ariko nutanabyongeraho nta n'inka uzaba uciye amabere, nta n'urubanza ruzakujyaho rwose. Matoro, iryo rirabaye. Aka kanya rero tugiye kuganira ku kintu kimwe cyatumye mpita ngira amatsiko cyane. Yarambwiye ati umuntu ntagira ubwenge. Umuntu ntagira ubwenge gute? Nanjye mpita ngira akantu nyine, bituma ariyo mpamvu nongeye kumuhamagara kugira ngo azatubwire ukuntu umuntu atagira ubwoba. Bwana Matoro, jya mbere. Mu by'ukuri gutangira uhita uvuga ko umuntu atagira ubwenge, ntabwo byapfa korohera abantu. Ari ikibazo, si umuntu ufite ubwenge kurusha ibindi biremwa. Ikibazo si ibindi biremwa bifite ubwenge kurusha umuntu. Ahubwo reka twibaze tuti, ese ubwenge bwa buri kiremwa kibukoresha iki, cyangwa se bugifitiye akahe kamaro? Mu by'ukuri urebye ibikorwa by'umuntu, ukarebye ibyo umuntu akora, birahambaye kandi koko bigaragaza ko afite ubwenge. Hari igihe ushobora kwicarana n'abantu benshi cyangwa bake mukaganira, ukaba uri kumwe n'abantu, cyangwa se ukareba ibikorwa by'umuntu, ibyo akora bitangaje rimwe na rimwe, ibindi bibabaje. Hanyuma wareba n'ibindi biremwa, inyamaswa, inyoni, ukaba wavuga ngo
umuntu abirusha ubwenge, kubera ko wabonye ibikorwa hanyuma ugatangira kugereranya ubwenge, ndetse n'abantu ubwacu hagati yacu tujya tugereranya ubwenge bw'abantu, ukavuga ngo uriya muntu ni umunyabwenge cyane bitewe n'ibikorwa mubonanye, bitewe n'amagambo wamwumvanye, bitewe na byinshi bitandukanye yagiye kwereka, noneho ukaba byatuma ugereranya ubwenge bwe n'undi cyangwa n'abandi, noneho ukavuga ngo ni umunyabwenge. Nka kera cyangwa se hambere habaye abafilozofe, abo ni abanyabwenge tubona cyangwa se twumva. Tujya twumva abanyabwenge hirya no hino bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri noneho unarebye nyine n'ibikorwa bya bindi navugaga, umuntu wabashije kwikura mu ishyamba, akava mu guhiga nk'izindi nyamaswa, akabasha kwishakira imyambaro, akabasha kwiyubakira inzu, umuntu wagerageje akabasha kwiharurira imihanda, dore iratandukanye yaba mu ishusho ndetse no mu ngano, igitandukanye ku isi. N'utaragera ahandi agenda abibona ku mateleviziyo, ukabona imihanda inyuranyemo, umuntu arahambaye, afite ubwenge. Umuntu wubatse etaje, rimwe nagiye kuri etaje hamwe mu mujyi hariya, hanyuma amagorofa 18, ngeze mu ngorofa ya 17 amesikariye ararangira. Barambwira bati ugiye muri 18 uca muri esanseri. Uko nagendaga nkata muri ayo maesikariye, niko nasubizaga amaso hagati y'amesikariye, habamo umwanya, none ku buryo ushobora kureba kuri ground, kureba kuri hasi, wareba ukuntu inguni ziteganye, ahubwo uturanye n'umufundi wa munyamakuru, nturanye n'abafundi benshi ndetse uzamfashe mumbarize turiya tuntu two kugerekanya amatafari kuriya, agakora biriya bitangaza biteye kuriya. Ubona umuntu ahambaye. nyemerera tutarajya imbere cyane, reka mbanze nkubaza akabazo gasa naho ari gato, ariko sinzi nimba ari gato cyangwa se kuri jye ngafitiye amatsiko. Ubundi ntandukanyiriza ubwenge, ubumenyi n'ubuhanga, noneho tuze guhita tureba ubundi ari umuntu, ari inyamaswa, ifite iki muri ibyo? Ifite ubwenge, ifite ubumenyi, ifite ubuhanga. Ntandukanyiriza ibyo bintu ko ari bitatu. Mise nahoranye inyamaswa ifite ubwenge ariko umuntu, noneho ubwenge rero, ubwenge buri muntu wese uvuka afite ubwenge karemano, ni nabwo ubwenge butuma amenya kufata ibere kandi akiri umwana akamenya aho ibere riri, ni nabwo ubwenge bumutwara kuva ahangaha, niba agiye kwiherera akava ahangaha akajya ahandi, akava mu bantu bari kumwe cyangwa se ahantu abona hatari ngombwa akajya ahandi. Ubwo ni ubwenge. Noneho abenshi bakunze rero mugani no kubyitiranya, yareba umuntu wize amashuri menshi akabyitiranya n'ubwenge. Amashuri, ubwo mise mvuga icya kabiri, amashuri yigisha ubumenyi, yigisha ni knowledge. Ubumenyi ari byo njya mvuga, aho kugira ngo ugire ubwenge, ugire ubumenyi nta bwenge, wagira ubwenge butarimo ubumenyi. Bishatse kuvuga iki? Abenshi ujya wumva bavuga ngo ibigoryi ni byiza. Iryo jambo wari waryumva? Ntabwo ibigoryi ari byiza. Akenshi bakunze kuvuga ngo injiji mbi ni izize. Ntabwo injiji ari izize, barabeshya. Ahubwo nk'uko mu batarize hashobora kubonekamo injiji, niko no mu bize hashobora kubonekamo injiji. Ibyo koza byaba byiza ubaye injiji utarize aho kuba injiji warize, kuko iyo ufashe ubwenge ukabwongeraho ubumenyi, mbega ibintu byiza. Buriya bwenge karemano iyo ufashe ukabwongeraho ubumenyi, ibintu byiza cyane cyane. Ariko iyo ufashe ubujiji ufite
ukabwongeraho ubumenyi ukoresha muri bwa bumenyi mu bujiji bwawe. Ibintu ibintu biba bibi kuruta uko wabikekaga. Gufata niyo mpamvu uzumva umuntu yagiye mu kazi nuko bibaye byinshi. Uzumva umuntu ngo yagiye mu kazi ngo yiba banka. Ntabwo yibye banka kubera ko yageze mu kazi, ahubwo ubujura yabwitoje kera. Yatangiye kwiba imineke mu rugo ari umwana, yiba batari imineke ku rusenge akayiba. Hanyuma atangira kujya yiba amafaranga make iwabo. Ageze no ku ishuri primaire atangira kujya yiba amakarama. Segonderi akamanura isengeri ya bagenzi be ku mugozi. Cyangwa se akiba n'imyenda n'inkweto akajya kuzigurisha hanze. Ageze kaminuza nabwo birakomeza, akajya yiba utuntu duto duto. Ageze rero mu mafaranga yiba binini. Uwatwaye gito ni nawe watwara kinini. Bivuze iki? Ubwenge bwe noneho hari kugenda yongera ubushobozi bw'ubumenyi, noneho bwa bumenyi akabukoresha mu bugoryi bwe bwo kwiba. Ariko reka tuvuge hari n'igihe no kwiba atari ubugoryi, bwaba atari ubugoryi. None se ahubwo gufatwa nibwo hari bugoryi. Yakoze umurimo we nabi. Wasanga kwiba ari umurimo, ahubwo umurimo wose ukozwe nabi akwiye kuhanirwa. Noneho nabi arabihanirwa. Njya nibaza wa mugani niba umuntu wibye iyo bamufashe bakamufunga baba bamuhaniye uko yibye cyangwa baba bamuhaniye ko yakoze umurimo we nabi. Ariko reka dukomeze ibyinuze. Noneho twari turi kuvuga ko ubwenge twari tugeze kuri knowledge y'ubumenyi. Noneho ubumenyi bwo rero ni ibintu umuntu yiga. Ni ibintu umuntu yiga, kandi akenshi umuntu nakubwira ati ndiga azamenye ko yiga kwigana. Kuko uzi ibyo bintu ntago yabyize. Ahubwo utabizi yagiye kubyiga. Ni ukuvuga ngo yize kwigana iby'uwo nyine ubizi. Kuko wakibaza umuhanga runaka wavumbuye ibintu byo kubaga mu mutwe, umuhanga runaka wavumbuye ibintu bya shimi, ese yarabyize uba afite impamyabumenyi? Hari igihe ntayo, uretse nk'iyo kumuhemba wenda bakaba bati uyu muntu bitewe n'ibitekerezo bye n'iki, reka tumuhe impamyabumenyi runaka cyangwa impamyabushobozi runaka, ariko wasanga ntayo. Ahubwo uwagiye kwiga ibyo yavumbuye wafite impamyabumenyi n'iz'ikirenga. Hanyuma rero ubumenyi nubwo dukura mu mashuri, nubwo twiga, nta nubwo ari mu mashuri gusa, ashobora kuba amashuri yasanzwe cyangwa se amashuri ibyo bita traditional school ni hafi aho. Ni ukuvuga ngo hari amashuri ya kijyambere, hari n'amashuri atari aya kijyambere. Babyita apprentissage, kwiga wigira ku muntu uri gukora icyo kintu. Urakoze, ni ibyo ngibyo. Hanyuma ubuhanga rero, iyo bavuze abahanga runaka ni abagiye bavumbura. Nawe urumva umuntu w'umuhanga runaka n'uwavumbuye, afite ubwenge, noneho bwiyongeyeho n'ubuhanga. Afite ubwenge buri kumwe n'ubumenyi, noneho byiyongeraho n'ubuhanga. Noneho yabaye umuhanga kuko yatangiye kugira ibyo avumbura runaka abandi batakoze, yatangiye kugira ibyo akora abandi batakoze kandi bifitiye umumaro abantu nyamwinshi. Hanyuma nibyo twavuze, ese ubwenge ibiremwa, ese koko umuntu arusha ibindi biremwa ubwenge? Nibyo twavuze rero. Reka twe kureba ikirusha ikindi ubwenge, ahubwo turebe icyo buri kimwe kimarisha ubwenge bwacyo.
wenda reka duhere ku nyamaswa. Inyamaswa izi zisanzwe ntago nzi pourcentage cyo koza hari agatabo kamwe nasomye nubwo nakibagiwe kavuga ngo pourcentage y'inyamaswa ngo ifite 3%, ziriya inka, imbogo, iki bifite 3%. Izo pourcentage sinzi aho zavuye, ariko buriya ngo haye ikizami nawe uzakora ubwo bushakashatsi. Noneho ako gatabo kakomeje kambwira ko niyo ngo ifite 20% by'ubwenge cyangwa se ikigereranyo cy'ubwenge, naho umuntu afite ngo 10%. ariko hagati aho reka nisabira abantu badukurikiye kugira ngo icyo kizamini ampaye namwe muzamfashe kugikurikirana tuzamenye koko izo pourcentage zaturutse he, nibyo nawe dukurikiye ushobora kuduha igitekerezo kugira ngo tumenye ibyo bintu koko nimba ari byo, cyangwa se ukaba wanagushyiraho comment kugira ngo tumenye, unatubwire nawe ibindi birenze ibyo yaratubwiye. Ariko reka naye kugendera kuri amo pourcentage kuko ntabifitiye gihamya, kuko singe wabipimye, ndayo nabipima. Noneho ahubwo tugendere ku byo tubona. Ese inyamaswa, iriya nyamaswa tuvuga ko ifite ubwenge buciriritse, ngiye kureba inyamaswa byibura 3, harimo n'umuntu abo wa 4. Reka turebe urugero nk'imbogo cyangwa inka cyangwa se intare. Mu by'ukuri ishobora kubikoresha ubwenge bwabyo cyangwa buyifite akamaro mu buryo bubiri. Icyambere, iriya nyamaswa turebye ikoresha ubwenge bwayo mu kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuyitungira ubuzima, mu kintu mbese ishaka ibyayitungira ubuzima. Icyo ni icyambere, ikoresha ubwenge bwayo, ikoresha uko ishoboye uko ariko kose, ikashakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyayitungira ubuzima, ishobora kurya ikabaho. Hanyuma icya kabiri ishobora gukoresha ubwenge bwayo ni ugushaka, ni ukurinda, gukora attention mu bintu ibyo ari byo byose bishobora kuyangiriza ubuzima. Ikagerageza kwihisha, ikagerageza mbese ikora attention ku kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuyangiriza ubuzima. Nge numva mbona ari ibyo ikoresha ubwenge bwayo. Naho ibijyanye no gusinzira ubwo nyine iri gushaka ubyashakira kurinda ubuzima bwayo, irananira irasinzira, ariko nibyo bibiri by'ingenzi. Turebe nk'igisiga cyo mu kirere. Nigeze ndeba udufilime twa Kagoma, Igo. Ni ukuvuga ngo nacyo ni kiriya gisiga biriya biguruka, icyambere bikoresha ubwenge bwayo. Ese niki nashyira mu nda gishaka uburyo cyabona ibigitunga. Icya kabiri, gikoresha uburyo bwari bwo bwose cyakwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyashobora kucyangiriza ubuzima. Nigeze kubona inuma iri guhunga agaca, ku buryo iragenda ikavuga iti nimpima hariya hagati y'ibiti bibiri aka gace nikabura kakinkurikiranye. Kandi koko icyo gihe inuma yayikatiye ku giti, ikata agaca gakubita agatuza. Mbona ndavuga ni kweri ibinyabuzima bifite ukuntu bibayeho, bifite n'uburyo bikoresha ubwenge bwabo. Hanyuma ntaragera ku muntu, reka mvuge ibinyabuzima byo mu nyanja. Inuze nk'ifi ifite ubushobozi bwo kureba ikintu icyo ari cyo cyose kiri kure gishobora nacyo cyo kuyitungira ubuzima, ikakibonera kure mu mazi. Nk'iya dolphine bavuga ko ubushakashatsi bugaragaza ko ishobora kubona ikintu rwose kiri kure, noneho ikakibona wenda ikiza kisanga ikavuga iti ariko kiriya nicyo kurya. Nk'uko nanone ishobora kubona ikintu muri birometero 200, ikumva ikintu cyangwa se ikabona ikintu wenda ni ubwato, ikavuga iti iki kintu kije gishobora kunyangiriza ubuzima, noneho igatangira kwitegura kare uburyo ikihisha cyangwa se igikwepa, uburyo ihungisha amagara yacyo. Umuntu rero twavuze, umuntu wa wundi
ubushakashatsi bugaragaza ko afite ikigereranyo c'10%, ariko sinzi niba bugihari, ntabwo turareba niba ubwo kuko bugihari iryo 10%. Niwe muntu witandukanyije n'inyamaswa, niwe muntu wavumbuye umuriro, ndetse uwo murimo umufasha gukurura n'izindi nyamaswa nk'imbwa, inka. Niwe muntu wagize ubuvumbuzi akava mu myobo akajya kuba mu nzu, akubaka amazu yaba aciritse kugeza kuyo tubona ubu y'ama etaje, basigaye bubaka no kuri rasoro. Umuntu urumva ko arahambaye. Niwe muntu wakoze igare mu buryo buri movement, akavuga ati nzajya imva ahantu njya ahandi, reka nkora ibimfasha mu rugendo. Akora igare, akora ipikipiki, akora imodoka, akora indege, amatoni n'amatoni akajya mu kirere. Niwe muntu wakoze ubwato. Ubwato ari ikintu gitangaje. Ubwato sinzi niba wari wabona ubwato. Ntago nanjye ndacya mu bihugu byo hanze cyangwa ngere ku nyanja, ariko nabonye ubwato mu buryo bw'amashusho. Noneho n'ubwo buryo bw'amashusho n'ubu muri ku nkamera iki, umuntu urumva uburyo ahambayemo uburyo bukomeye, ariko ashobora kwibaza. Njye ntekereje numva umuntu ubwenge bwe yarabibyaje umusaruro ku buryo yagerageje kwirwanaho mu buryo bushoboka. Nyine umuntu tureka turebe, ese koko ibyo umuntu akora ni ukugira ngo abeho, ni ibimurindira ubuzima, ni ibimurindira kwangirika k'ubuzima bwe? Reka noneho turebe ibyo byose umuntu yakoze. Indege iraguye, abantu 200 barapfuye. Indege buriya yayikoze ariyo kwirinda, ariyo kumurindira ubuzima bwe, cyangwa niyo kumwangiriza ubuzima? Itaje y'imazu maremare, mazu 120 iraguye kubera umutingito, abantu barahishiriyemo. Se umuntu ibyo akora n'ibimurindira, nibyo kugira ngo bimubesheho, cyangwa nibyo kugira ngo bimurindire ubuzima? Umuntu ufite ubwenge yakoze igisasu cya kirimbuzi, bakirashe umujyi watengaguritse. Niwe muntu ufite ubwenge. Umuntu ufite ubwenge yakoze indwara runaka yitera mu bandi, kandi nawe ishobora kumuhitana. Muntu mbega umuntu ufite ubwenge yatekereje ibintu byiza, abona ni ukwica undi. Habaye intambara, abantu bagiye mu ishyamba, habaye intambara muri Centre Africa, baraterana buri munsi. Ingabo umuntu ufite ubwenge niwe ujya mu ishyamba agategura intambara kugira ngo atere azaze abe perezida. Urateganya kuzubaka inzu? Urateganya kuzubaka inzu? None se sindi umuntu. Uzashyiraho igipangu? Ndi kure yabo se, ntago ndi kure y'umuntu. Uzashyiraho igipangu? Ariko uretse batabinyemerera, ariko bibaye ngombwa nareba ikindi mbamo. Areba ikindi mbaho cyangwa urugero rw'ikintu wumva ushobora kuba wabamo ni nk'iki? Nk'ikintu wumva wabamo kitari ukubaka inzu ni nk'iki? Nareka kubaka inzu kandi barazubatse, kandi turi abantu nzahibamo, ndetse nzihibira yanjye generasiyo, kandi turi mu iterambere. Ariko
umuntu muzima yanyoye arasinda. Yanyoye arasinda profeseri none yinyariye. Murebe profeseri ari kwinyarira. Ese umuntu niwe ufite ubwenge cyangwa ibiremwa bifite ukundi kuntu bibayeho bitandukanye n'umuntu none wasanga ari byo bifite ubwenge kurusha umuntu? Barantera amabuye. Kandi umuntu afata ibyo byose inyamaswa mbi ari umuntu, amanyamaswa ikaze ari umuntu, ufite ubwenge ari umuntu, none umuntu ariko kubera ko inyamaswa ziri gushira mureke tuzane inyamaswa kandi muzishyire hese kandi ubutaka mwarabumaze mubwubakaho munabukoramo imihanda ariko nibwo buzima. Nanone nibwo buzima ahubwo ikiremwa cyitwa umuntu nabona kiyemera kuruta ibindi biremwa. Ntabwo ari cyo gifite ubwenge ahubwo nuko ari cyo kiyemera kuruta ibindi biremwa. Reka nze kuri ya mitekerereze watangiye uvuga yuko buri kinyabuzima cyose gikora ikintu kugira ngo kibesheho kinirwaneho. Umuntu yubatse umuhanda kugira ngo abashe kuva hano ajye guhahira hariya hakurya. Akora indege kugira ngo azave hano ajye guhahira hakurya y'inyanja. N'inyoni hari igihe dusubiye inyuma, hari igihe za nyoni zibona yuko hari igihe cy'izuba zigakora urugendo zikambukiranya inyanja zikajya gutungwa n'ibiri hakurya y'inyanja, bya bihe byazongera bikagaruka za nyoni zikagaruka. Bivuze ngo byanze bikunze reka n'umuntu mushyire mu nyamaswa. Bivuze ngo za nyamaswa bitewe na condition de vie cyangwa se bitewe na climat iri aho ngaho, hari igihe inyamaswa zikenera kwimuka. None umuntu akareba akavuga ati ntabwo naguruka ngo nambuke ya nyanja, agira gutya yikorera indege, akora ubwato. Bwa bwato nubwo bugera imbere bukarohama ariko yabukoze kugira ngo bumwambutse. Ushatse kumbwira nk'abavuga ngo ko iminsi ishira nuko iterambere riza niko ubwenge bwiyungura. Ubwenge bugenda bwunguka kubera ko ubu ngubu ese tugenda twunguka ubwenge cyangwa n'ubumenyi. Umuntu yigeze kumbwira twigeze kugira ninunze arambwira ngo gicucu ruganzu. Nari muhitanye. Navuga se igicucu ni ruganzu cyangwa igicucu nabo yabonye yasigira ubwenge bwe cyangwa se akabasigira ubumenyi buturutse ku bwenge bwe, ubwo bumenyi bakazana bukoresha nabi mu bucucu bwabo hanyuma akabyikorera. Reba niba ruganzu ndori kuko amateka muvugwaho niba koko ariyo, hari n'igihe abantu wenda bakabya cyangwa bakabeshya kugira ngo amateka agire, ariko niba ariyo utekereza ko ruganzu yaba yarananiwe gusiga ibyari bimurimo akabisigira abantu asize, cyangwa ahubwo yabuze umuntu yabisigira, aravuga ati noneho ibyanjye mbisigiye aba mbona bazabikoresha nabi, none u Rwanda rukarimbuka cyangwa se bakarimbura isi. Ahitamo kubijyana. Nkeka ataranze kubisiga ahubwo ari uko yabuze ababisigira. ari nkawe wumva wari gukora iki? Ari nkawe ugiye mu mwanya wa ruganzu wumva wari gukora iki? Nari gukora nk'ibyo yakoze. Nari gukora nk'ibyo yakoze. Wenda tugendeye ku ruhererekane rw'uko abantu bagenda bahererekanya ubumenyi. Ibyo ari byo byose kugera uyu munsi hari ubumenyi bushobora kugenda bukavumburwa runaka, iyaza kugira wenda gushaka gutanga ubwo bumenyi bwe nta bundi buryo nibura yari kubusiga mu ibanga, ku buryo ahubwo wenda uyu munsi dushobora kuba dufite akazi ko kuba turimo dushaka ubwo bwenge bwe, ubwo bumenyi bwe. None se
ibyo babasigiye byo murabikoresha. Ubu uko umuntu mbere bari bazi kuvura igisebe batagiye kwa muganga, aciye ibiti gusa agashyiraho. Ubu ubu kuvurisha iyo miti uragira ngo kwa muganga biremewe, bitera yazuka. Ni ukuvuga ngo uragenda muganga akaba ari ukuvura, ibyo akuvurisha biri guturuka ahandi, kandi aho handi nabyo bituruka batangiye bagira bakanda wa muti. Ukibaza ese dufite abadogiteri, dufite abaganga, cyangwa dufite abize ubuganga? Nabize ubuganga, nabize kwigana ibyo abandi bakoze, ntago afite gukora ibye, ahubwo ariga kwigana ibyo abandi bakoze. ubwo kubwo urashaka kuvuga ko aho kugira ngo umuntu yubake inzu nk'iyi ngiyi ayisakaza amabati, twakagumye tukiturira muri nyakatsi? Biraruta ukavumbura ibyawe, ukavumbura ubundi buryo wakabayeho se. Ariko byangizwa n'iki? Ntago nanjye ukubwira uko ndi umuntu, kandi ndi uw'iki kinyejana. Iyo mitekerereze niyo mfite, impamvu ariyo mfite uzi ariyo, nuko twangizwa daboro n'ibyo turya, ibyo tureba, ndetse n'ibyo twumva. Hari ibintu njya ntirinda, ariko nanone ntago wabyirinda 100%. Iyo mbonye impanuka ntago njya ndebayo, ntago ngerageza kurebayo, ndavuga inoke hari abandi babishinzwe, ariko kwa kundi ndahurura, nta nicyo ngiye gukora, nta nicyo ngiye kubafasha, ntago njya mbikora. Noneho nuze yo ngize ibyo numva, kumva ibyo tureba, ibyo byose ari ibyo turya, ibyo twumva, ibyo tureba, byose ni bitwangiriza ubushobozi bwo gutekereza. Umuntu muzima akanywa inzoga nyinshi hanyuma agasinda, biri kutwangiza. Umuntu muzima akarya ibyo kurya bimwangiza. Buri gihe bakaba amavuta mugabanye kurya amavuta no kunywa isukari nyinshi, ariko nibyo twikorera kandi bari kubikubwira, ariko ibyo tureba abana cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe, nturareba porunogarafi? Ufite telefone? Warebye porunogarafi? Yego narayirebye. Deja ubushobozi bwawe bwo gutekereza buri kugenda bugabanyuka, kubera ko ntabwo wareba porunogarafi ngo gutagira ikindi kintu kigusigaramo muri wowe. Nanjye narayirebye ariko mbwira mbere yo kuyireba na nyuma yo kuyireba uko nari nambaye. Deja mba numva narahindutse. Mbere yo kuyireba nari umuntu uri mwiza, numvaga ikintu cyitwa ubusambanyi, ariko ntarakibona. Uragira uti nyuma yo kureba ayo mashusho imitekerereze yawe yatangiye kwangirika. Ese aho none waba ari wowe wabigizemo uruhare kuko wumvise ko ibyo bintu nawe ubikunze, ugatangira kuba ari byo uha agaciro kurusha ibindi? None se ukagira ngo byari binyoroheye? Nari mbikunze nyine, nari nkunze kubireba, nkareba porunogarafi. Uzi kuyireba ukuntu uba wumva wageze mu yindi si. ariko nibitwangiza, ibyangiza ibishobozi bw'imitekerereze yawe, ibyo ureba, ibyo reka nk'urugero, umuntu ubaga inka cyane, akakubita inka arayishe, ihene arayishe, inkoko arayishe, ikintu cyari cyagendaga n'ubuzima arakisha, akabikora cyane. Umujinya we
utandukanye n'umuntu utarabikora. Ntabwo mvuze ko we yarangije kwangirika, mvuze ko umujinya we rimwe umurakaje, tuvuga umukubise urushyi ugakubita n'undi urushyi utarabikora, utazi uwo mwuga. Imijinya yabo, reaction zabo zizatandukana, byanze bikunze uzabona ko bitandukanye. Ushobora kumukubita akavuga ati nakwitana naguhitana. Biratandukana ibyo tubamo, ibyo twirirwamo, aho tujya, ni ibintu bitandukana. Niba umwana ari umwana muto ukaba waratangiye kumwereka filime z'urukozasoni ari umwana muto, ibyo bintu uri kumuremamo, ibyo bintu uri kumwigisha, ibyo bintu ari kureba, rimwe na rimwe akareba televiziyo. Urabona nk'abantu bafite ubushobozi, afite televiziyo ku buryo umwana we ashobora kwirirwaho, cyane cyane nko mu biruhuko, cyangwa se nimugoroba yatashye ananiwe avuye kwiga, none ayirayeho ari kuyireba. Ibyo ari kureba filime koko uri kuvuga ngo ni isanzwe, ariko iyo filime irasanzwe, ariko bari kugeraho bakajya mu buriri bakaryamana. Bari kugeraho akabona umuntu afashe undi amuca ijosi. Uri kuvuga ko ari izisanzwe, ntabwo ari kureba porunogarafi, ariko ibyo ari kureba bifatanye n'ibyo umugaburira. Kumugaburira amasukari menshi, yo kurya birimo amavuta menshi, biki bijyanye n'ibyo abaganga bagiye bavuga bigenda byangiza umuntu mu buzima bwe, ari kubivanga n'ibyo ngibyo. Yarebye, yagaburiye amaso, agaburiye n'ubuzima n'imibereho ye, yariye, none ibyo agiye kumva ni uguhora yumva se na papa we na mama we batongana. Ibyo akaba ibyo bimucengera amatwi, ni uguhora yumva induru ku ruhande, abaturanyi batonganye. Ari kureba, ari kumva, ibyo byose ari kugaburira ubwonko. Mu by'ukuri ibyo bigenda bitakaza ubushobozi bwo gutekereza. Rimwe na rimwe ni nabyo byagiye bibaye. Umuntu watekereje gukora igisasu, ntago ntabimenye nanjye, ariko ubu kugikora ni na ngombwa kuko cyarangije gukorwa. Ahubwo noneho bari kugikora biruseho. Ibyo ari byo byose, umuntu wakoze igisasu cya mbere ashobora kuba yaragikoze ashaka guturitsa urutare kugira ngo abone ibuye ryo kubakisha. Niko mbikeka. Bite nyine yubakira iki, yirengere, yikingire, nimba ari imiyaga, nimba ari imvura yo kunyagira. Inuze ingagi ntizibaho, ariko abantu barambwira bati turadusubiza mu ishyamba. Nta nubwo uzi revolution, nta nubwo uzi evolution plutôt, ntabwo uzi evolution, ntabwo uzi impinduka. Hari ni impinduka, ni ikintu evolution, ni imihindagurikire. Ntabwo uzi imihindagurikire, ntabwo wowe urashaka kuduheza hasi y'iterambere. Ntibanera amabuye, ndi gusobanura ibyagiye ukuntu umuntu yaba yaragiye yangirika kubera agatakaza ubushobozi bw'imitekerereze nyayo. Ese aho none twasanga bamwe mu bantu, cyangwa se igice kimwe cy'abantu aricyo cyaba cyarafashe ikibi kiri muri bo bakakirutisha icyiza kiri muri bo? Birashoboka, kuko urakoze. Sinzi impamvu, urabizi nawe, ugerageza kubisobanukirwa. Buri nyamaswa iyo ari yo yose, n'umuntu twamushyize mu nyamaswa, buri nyamaswa iyo ari yo yose igira icyiza kiyirimo n'ikibi kiyirimo. Ushobora kuba ibi bintu bizi, kankwereke, cara hano bagukurikire, kuko ndagira ngo nsobanurire ukuntu ushobora kuvuga ko umuntu ubwenge bwe atabukoresha, kandi akoresha ubwenge bwe akubaka ya etaje yo kubamo, akubaka ya ndege. Indege ngimara iki yayubatse kugira ngo abashe kuva hano ajye hakurya iriya guhaha, ajye guhaha ibiki. Kugera kuri uyu munsi mu Rwanda hari uruganda rw'isaha rubamo? Ntabwo mbizi.
ariko wambaye isaha ko nambaye isaha igicucu nkanjye cyambaye isaha none se nta kwambara isaha sindi ikigoryi ese ni wagize ngo ninjye muzima njye muzima se wakuriye njye muzima se wakuze n'iki wakuze ndeba iki wakuze numva iki ntabwo ese aho none Imana yazakubaza ko ubwenge yaguhaye utabukoresheje uko bikwiye ntawukoresheje uko bukwiye none se nari kubigenzana kandi ariko ndiho ubundi se izabimbaza ubundi ijya kundeba twagiye inama iravuga ngo noneho nkushyizaho uzakora ibi ngibi yaranshyize hose umuntu yahawe ubushobozi bwo guhitamo ikibi n'icyiza yahisemo ikibi rero none yahisemo ikibi rero nuko rero niba yarahawe ubwo bushobozi yahisemo ikibi rero biramaze ushobora gusanga rero ikibazo ari wowe ugifite ukuntu ushobora gushyirwa imbere ikibi n'icyiza wowe ukihitiramo ikibi ninjye njyenyine se ninjye njyenyine nubwo ubwinshi bw'amakosa butabuza ikosa kubikosa ariko ni ikiremwamuntu umuntu umwe twigeze kuba turi ahantu nari nagiye guterana n'abandi aravuga ngo ngere ngo mubona ngo nta cyaha ngira ngo siniba sindoga sinica singirane avuga ibintu byinshi ndavuga ni mbega umuntu wageze mu ijuru rya juru bavuga ni uyu muntu warigezemo ndavuga ni uyu muntu warigezemo yageze noneho mu ijuru umuntu ni ukuvuga ngo wagira ngo ntari kuri iyi si nta cyaha agira nta kosa agira nabwo ariko se icyaha ubundi ni iki nabwo nkaceceka icyaha ni none bwaba ari bwo buzima none bwaba ari bwo buzima ariko uko tuba dufitanye umwanya muto none bwaba ari bwo buzima ariko icyaha ni icyaha tu rero ikibazo si ubwenge ikibazo si n'igifite ubwenge ikibazo si n'ubwenge ufite si n'ubumenyi ufite ahubwo ikibazo ubwo bwenge bwawe ubukoresha iki ese icyo ubukoresha ni igituma ubuzima bwawe butajya mu kaga ese icyo ubukoresha ni ikikuzanira imibereho yo kugira ngo urye ubeho cyangwa ubwenge bwawe bukoresha mu kugira ngo ugire kwangiza ariko se none uko kwangiza bwaba ari bwo buzima nabwo ukabyibaza ntabwo turi burangize nkubwira noneho ngo twasoje ngo nkizaho akadomo byanze bikunze turasoza hari ikibazo wowe iyo ubona ubwenge bw'umuntu yarabukoresheje iki ni ibimwangiza ibyarya ibyanywa ibyo akora byose ni ibyo kumwangiriza ubuzima bwe ntabwo ari ibyo kumubeshaho ntabwo ari ibyo kutubeshaho ni ibyo kutwangiriza ubuzima bwacu ariko wasanga nanone ari bwo buzima wasanga ahubwo ari njye kibazo wa mugani utari kwiyemera kwihanganira impinduka z'uko isi iri kugenda ihindagurika ubuzima bw'isi buri kugenda buhindagurika ariko se ko ubushobozi bwo kubaho nanone bavuga ko bugabanyuka kandi ariko turi kugira ubwenge bwinshi umuntu wa mbere yagiraga imyaka 900 nibyo nyuma 600 nyuma 400 nyuma 200 nyuma 100 ubu hariho noneho imvugo iri kuvugwa ngo n'ubundi nta myaka 100 burya umuntu ageze aho atagera ku bushobozi bwo kumara imyaka 100 kandi ubwenge buri kwiyongera ku iterambere riza ni ku bwenge burushaho kujya ese koko nibyo iterambere riraza ubwenge bukiyongera ubushobozi bwo kubaho bukagabanuka mbega ubwenge twisubirire mu ishyamba kugira ngo tujye tubaho igihe kirekire rihese mwararitemye urozya muri iyo shyamba kwenda y'iki sura sanga n'inyamaswa zabuze n'izindi nyamaswa zabuze aho ziba ubwo turasenya amazu tuhatera ishyamba senya amazu mu hoteli ishyamba noneho muzasubira inyuma ho imyaka 800
No- none se wowe ufite umubiri wakwihanganira kurara mu ishyamba ubu ngubu warangije kwangirika. Uba ufite umubiri wakwihanganira kurara mu ishyamba ryibura ry'Akagera, ukarumwa n'imibu, ukarumwa na tsetse, ukarumwa na ukagira ubushobozi bwo kwiruka, uguhunga izindi nyamaswa, zakurahira bizimana. Ahubwo genda uzigaburire. Nta bushobozi gifite. Nta bushobozi gifite, ni ukuvuga ngo ikintu kirangirika gahoro gahoro, ariko kugira ngo gisubire uko cyari kimeze ntabwo byagutwara izindi ngufu, nta nubwo bipfa gushoboka. Niba umuntu, twebwe abantu twamaze kwangirika, ahubwo icyo tugomba gukora ni ukukora iki? Ni ukongera hari, sinzi niba abantu wabasha kubakomvekera hamwe, ukabasha kubabwira bakumva neza, noneho ubabwira uti noneho icyo twakabaye dukora ni iki? Ni iki ngiki, ni iki ngiki, ni iki ngiki, tuve muri ibi tujye muri ibi. Ntabwo nabwira abantu ngo tureke gukora imodoka, zarangiye gukorwa, byabayeho, byararangiye. Ntabwo nabwira abantu ngo noneho ngo abantu ngo tureke kubaka amazu maremare, oya, kandi agomba kujya hafutse kugira ngo yirinde imvura. Uruhu rwacu ntabwo ari uruhu rushobora kwihanganira kubaho mu gihe cy'imvura turi hanze tunyagira, oya. Sinakubwiye ko mu nsengero ukuntu abantu dusigaye twubaka insengero, ndabara njye mbara ahantu nzicara nanjye nkavuga ni ahanjye byanze bikunze, kubera nza guterana n'abandi, nkavuga ni bavuze 200,000 kandi urusengero tubamo turi abantu 800. None njyewe ndabona ahantu nicara no mu nzu aho mba, ndabona hakwiriye yenda nk'ibihumbi 3 nkurikije na share, ubwo nkizeho share yanjye, amenya ngo aho hantu imvura ntizanyagira, nzajya ngenda kuri sima, ku simenti, nkashyiramo iyo share yanjye. Impamvu nyishyiramo nta yindi, nakavuze ni twakabaye duteranira hanze, ariko uruhu rwanjye, ubushobozi bw'uruhu rwanjye, nanjye ubwanjye ntabwo nakwihanganira izuba ryinshi ndetse cyangwa se n'imvura nyinshi. Nuko nyine tugomba kubifata dutyo, ahubwo ikiriho ni uwo mwirato. Ni uwo mwirato. Twebwe abantu turi abanyabwenge. Uri umunyabwenge. Uramutse ugize amahirwe yo gusubira nibura nko mu myaka nk'igihumbi ishize, wumva wahindura iki ku mibereho ya muntu? Imyaka nk'ibihumbi 200 ishize, ntabwo nava mu ishyamba, nari kwigumirayo, kuko niwe muntu ubaho, niwe muntu wabagaho igihe kirekire, niwe muntu icyo gihe kirekire. Uretse ahubwo niba wamugani kwigabanyiriza nanone, ase none byaba ari iby'umuremyi nawe ashaka ko abantu bagabanyuka. Ariko nizo mpinduka. Njyewe uri kubivuga wasanga ntari kwihanganira kondisiyo y'ubu buzima, ariko ntayihanganira nzamera nka dinezoro, nzapfa. Sibyo, nzapfa. Ariko icyo nzi cyo, hariho abandi bameze nkanjye, babyumva nkanjye, bakabura icyo bakora, ariko se nanone wakabaye yumva ibintu nkanjye, yakabuza icyo akora. Ariko yakora iki? Yararangije kwangirika. Nunza sinzi, ariko ntibanera amabuye abantu. Hari igihe bumva ikiganiro, turi mu kiganiro, kandi ikiganiro ni icyo kuvuga ibikurimo. Hari nk'umuntu wavuze, twari turi ejo twajyaga impaka ku muhungu n'umukobwa ukwiye gukwa undi. Njye ndababwira ni nta n'umwe wagakwiye kuko undi, ariko binabayeho umukobwa yakabaye ak'umuhungu. Atese kubera iki? Umubwira ni umuhungu agire gutereta bimuvunnye, agire kubaka inzu bimuvunnye, agire gukora imyiteguro bimuvuna, noneho agire no gukwa umukobwa. Noneho n'igikorwa nyirizina yamuzaniye, ayayayayaya, ibyishimo cyane ari we bigira. Ariko arambwira ati ariko
ati nawe ajya iwabo, umukobwa ava iwabo akajya iwabo w'umuhungu. Ibyo uvuze koko nibyo? Aracyava iwabo akajya iwabo w'umuhungu, cyangwa ava i Nyamasheke undi akava Gatsibo bagahurira i Kigali bakabanirayo? Ese koko aracyava iwabo umukobwa ava iwabo akajya iwabo w'umuhungu, cyangwa ava iwabo Nyamasheke undi akava i Rusizi, cyangwa umwe akava i Nyamasheke, cyangwa bose bakava Nyamasheke bagahurira Kigali cyangwa se Kamonyi cyangwa mu Mutara, bakimuka bakajya mu Mutara kubayo? Ese koko niba iryo terambere ririho bateye imbere no muri ubwo buryo, noneho ngaho niba hariho uburinganire baringaniye no muri ubwo buryo, ntihabeho gukwa. Aravuga ati ibyo uri gutekereza ni ubusazi. Ni ubusazi, bishobora kuba ari ubusazi. Nibuka umugabo kera twigeze kubwira tuti abafilozofe kuki babaho nk'abasazi, bameze nk'abasazi abafilozofe. Yatubwiye ijambo, aratubwira ati bashobora kuba koko ari abasazi, nanjye mbibonye mbona ari nk'abasazi, ariko none byaba ari uko ari bo bake. Nibo basazi cyangwa ni bake? Ese koko nibo basazi cyangwa nibo bake? Rero umuntu mbona niyumve, ariko ubwenge ufite cyangwa se ubwenge koko witwa ngo urafite, niba koko ari ubwenge, ntabwo ikibazo ari ubwenge, si ubwo ufite, si n'ingano ufite y'ubwo ufite, ahubwo ikibazo si ubwo bwenge bukumariye iki? Akamaro kabwo kuruta ingano yabwo. Reka turebe akamaro kabwo kuruta ingano yabwo. Twe kuvuga ngo umuntu afite ubwenge kurusha inyamaswa, kurusha ibindi biremwa, twe kureba icyo, ahubwo turebe akamaro kabwo. Wowe ku bwawe ubona akamaro k'ubwenge bwa muntu ari akahe? Ku bwanjye ni ako kumwangiza. Uzi impamvu ari ako kumwangiza? Perezida mwiza wacu, perezida mwiza, arafasha abaturage, abaha inka, agira inka Munyarwanda, cyangwa se muri Libiya abaha amazu, agira ate? Aveho. Mbega. Yavuyeho, abantu bari kubaho nabi, bishwe n'inzara, bahapfuye, bashize, bagize. Ese wa muturage we, icyo wari ukeneye ni uko perezida ahinduka, cyangwa icyo wari ukeneye ni uko perezida uriho aguha ibyo ukeneye? Ariko demokarasi yagomba ahinduka, hajyeho nde? Umuperezida yari akuyoboye, icyo wakabaye wishimira, ese urarya, uraryama, mu gitondo urazinduka ukajya gukora. Mbega ibintu byiza. Niba wariye, waryamye, mu gitondo ukabona umwanya wo kujya gukora, ukabona umutekano urahari, imibereho irahari. Noneho kuri ibyo hakiyongeraho yakubakiye inzu, yazanye amashuri iruhande rwawe mwize, yazanye imihanda kugira ngo abaturage mutagenda n'amaguru, mutajya muvunika, azanye imihanda, yazanye amashanyarazi, mutajya mugira azanye amashanyarazi, azanye uburyo bushya, ari kubashyiraho systeme z'ubuhinzi, mugahinga mukuhira. Nyemerera ngo uce mu ijambo. Wize primaire urayirangiza? Yego cyangwa we? Narayirangije primaire. Wongeho na secondaire? Uko babyita narabisoje. Kuki waje kwiga muri kaminuza, cyangwa se kuki wagiye kwiga muri kaminuza? Nanjye ntabwo mbizi, ariko
perezida yagize nyuma aveho hajyeho undi ese koko hajyeho undi perezida ese icyo ukeneye icyo aje gukora sibyo reka turebe icyo we aje gukora icyo umukeneyeho ni iki ukeneye ko perezida ahinduka cyangwa ukeneye ko ubaho imibereho wakabaye yubamo yakabaye kugira uwo uriwe ubu Libiya abaturage ba Libiya bari bakeneye ko perezida avaho kandi bari babishyizemo ubushishozi n'ubwenge witonde bari bafite ubwenge n'ubushishozi bwo kumva ko ndetse bamwe muri bo bigira abakuze kurusha abandi bakumva ko perezida wa Libiya Gaddafi agomba kuvaho ariko wigeze wiyamamariza kuyobora groupe y'abantu iyo ari yo yose ngewe rimwe narabikoze wayoboye nk'abantu bangana gute urumva mu kigo cya segonderi nabayeho ushinzwe guhagarariye amasomo mu kigo no muri kaminuza nabayeho maze imyaka 4 nduwitwa meya baragutoye cyangwa warakabye bimwe bita gukaba ntabwo nakabye nge naratowe ujya gutora ntabwo wiyamamaje ngo uvuge imigabo n'imigambi nayivuze ntabo mwari muri kumwe se watsinze barahari natsinze impamvu na perezida abaturage baba bashaka undi nuko hari undi ubuza akababwira imigabo n'imigambi mishya byari kugenda gute wowe ibyo wavuze iyo utabikora mbaba barankuyeho ariko icyo nicyo gituma umuturage avuga ati perezida uriho naveho hajye huzanye indi migabo n'imigambi mishya ikora iki kuko abazaniye ababwira ko hari iterambere abazaniye iri hose ibindi se muriho ni iki si iterambere muriho nka Libiya ubu bari mu iterambere cyangwa bari mu iteranyuma hari ikintu kimwe wenda uri buze kunsobanurira kurushaho kubera ko nimba umuntu agiye kwiyamamaza akavuga ati jewe uyu munsi umuturage yabaga mu nzu noneho iyo nzu nzanayishyiriraho korutire nanayishyiremo amashanyarazi n'iki kandi uriho ibyo bintu ntabyo yavuze kuki umuturage atahitamo ugiye kumwongereraho ikindi kintu bo bizaza mu kindi kiganiro cyangwa se n'abandi bazabivuga ariko twari turi ku mishobozi bw'imitekerereze naho imishobozi ya politike n'iki n'ubundi ni imitekerereze jewe imitekerereze yanjye nuko nuza kwiyamamaza ukambwira uti umwana wawe yigaga segonderi yishyura ukaza wiyamamaza uvuga uti umwana azigira ubuntu nzagutora ntacyo uzantora nzaba ntekereje nabi uzaba utekereje ibyo nakubwiye watekereje se wowe wari ufite ibyo bitekerezo kandi njye wabigushyizemo ahubwo se njye wabigushyizemo ni ikintu nakoze byibura kigaragaza ko mu cyokoza hari umuntu wigeze kuvuga ati njye kuva mvutse nariyoboye ati nta modoka yangonze nta n'igare ryangonze ariko se abiyoboye bangana iki ku buryo biyoboye nkawe bangana iki ku buryo uzanye icyo ngicyo ari cyo wumva ko wabarushije ati nariyoboye abantu nk'abo bangana iki abo bose bazaze babe perezida kubera ko biyoboye ingare ritabagonze n'imodoka itabagonze ariko nibwo buzima niyo mibereho nubwo turi kubivuga dutya ntabwo twakuraho imibereho yapanzwe na rurema yapanzwe n'uwiteka niyo mpamvu turapanga ariko tugapangurura 2-3 hari igihe twumvaga ko 2020 na 2020 tuzaba turi ku mata n'ubuki ubu ni ukuvuga ngo twamaze amezi 6 ku mata ubuki nabwo tumaraho amezi 6 ubu twatangiye kubinywa ari ikivuguto ubuki bwabaye ikigugu 2021 ariko byanze bikunze urumva umuntu ashobora gupanga n'ikirere kigapanga n'umuremyi agapanga afite ukuntu yesitaye we niwe muremyi
afite ukuntu yesitaye ibiremwa bye n'ibyo yaremye byose n'ukuntu bigomba kubaho n'igihe n'agahe bigomba kumara wabayeho. Tugenda tugana ku musozo, hari akantu ugeze gukomozaho uravuga uti abantu badafite imyumvire imwe n'iya sosiyete hari igihe babafata nk'abasazi. Rimwe na rimwe wenda dufatiye nko ku ngero zimwe twagiye twumva, tugendeye nko ku ngero zimwe na zimwe twagiye twumva, hari ukuntu umuntu yabaga afite imitekerereze ye akagira ikintu gishya azana muri iyo sosiyete nubwo wenda cyagaragaraga atakiri ku isi. Ese iyo yabaga nta kintu na kimwe yigeze agaragaza kimutandukanya na ba bantu na kwa kundi abantu bamwitaga, ubundi byarangiraga gute? Ese ubundi uribona wataye umutwe, ubundi guta umutwe ni umuntu watangiye kubona ibintu uko abandi batabibona. Ni umuntu watangiye kumva ibintu abandi batabyumva. Ni uko yatangiye kumva ibyo abandi batari kumva, agatangira kubona ibyo abandi batabona. Ariko si uraza kunshakaho iki? Yatangiye kubona, kandi ndaguseka, yatangiye kubona ibyo abandi batari kubona. Ni ukuvuga ngo uwo rero hari igihe aba atandukanye noneho n'uwatangiye kubona ibyo abandi batari kubona, ariko we akanatanga icyo navuga koko ibyo atari kubona abantu bakabona nibyo bishobora kuba bifite umumaro cyangwa se bifitiye umumaro abantu benshi. Tuvuge niba umuntu hari umuntu batubwiye amateka witwaga Diogene, yabaga mu gice cy'ingunguru, plutôt mu ngunguru kandi i Paris mu Faransa. Hanyuma aza gufata itoroshi ku manywa y'ihangu ajya gushakisha umuntu, ariko bakamubaza bati uri mu biki? Ati ndimo ndashaka umuntu. Saa 12 cyangwa saa moya nk'ijoro ryaje, none akabona gucana itoroshi arataha. Batesu biti ati uwo nashakishaga ntawe nabonye, nta muntu yabonye. Paris mu Faransa. Ariko ukibaza igitekerezo kishobora kurangira kivuze ese koko wagutuma umuntu wazana nde? Wazana nde? Ngewe nigeze gushaka ndavuga ariko nge namuzana. Ndavuga ariko nzanye uriya nsanga ni mugufi. Umuntu w'umugufi wese acyabaho. Ndebye undi mbona ni muremure. Mbega umuntu muremure utanabyibushye. Umuntu muremure kuri yabaho. Ndebye undi mbega umuntu ufite isura nziza. Mbega umuntu wa muntu ntiyize. Umuntu utarize abaho. Ariko wowe ushobora no kuzana undi ukavuga ati ariko uyu none mbonye yari umuntu ni muremure nka ba bakobwa bajya babarema cyangwa abahungu kuri radio. Ndashaka umusore utabyibushye utananutse, ndashaka umukobwa utabyibushye utananutse umeze gutya. Wagicucu wamuremye ko numva warangije kumukora. Bumba ni urakora utabyibushye utananutse, bumba ukore. Ushobora kumubona rero utabyibushye utananutse, ariko waza kumubona kamuzana kamushyira hagati y'aba muri stade. Wa muntu arapfuye. Wa muntu yaratuzaniye arapfuye. Ese wowe wagutuma umuntu nyamuntu wazana nde? Jewe untumye umuntu byaterwa n'icyo mushakamo. Ese wowe wagutuma umunyabwenge wazana nde? Byaterwa n'icyo naba mushakira. Nimba nkeneye umuntu umunyabwenge uri bunyubakira inzu, nareba wa wundi wubaka. Wazana nkubwire n'akandi kantu ntasezera ntakakubwiye. Wari uzi ko uyu wita umunyabwenge, kenshi uwo wita umunyabwenge n'uyu ufite ubumenyi bwinshi n'iki. Uyu witwa umunyabwenge
birangira yabaye umugaragu w'umuswa. Noneho urankubita n'abantu n'abahagurukira barankubita. Uzi ko birangira yabaye umugaragu w'umuswa, mbega wa munyabwenge. Reka nguhe urugero, hano hashobora kuza umuntu afite imodoka igezweho, ntabwo nzizi, nta nubwo nzizi, cyokoze njya numva ngo hari yitwa Range Rover manzi ihenze mu Rwanda. Ashobora kuza ufite imodoka yitwa Range Rover, yarangiza yagera aha, iyo modoka igapfa muri moteri. Uzi ikintu azabaza ngo nta muntu muzi ukora imodoka ukanika w'umuhanga. Mbega ikigoryi, burya uri mu modoka waguze amafaranga angana gutyo ntuzi no kwikanika. Mbese ni umukire afite imodoka azi no kwitwara, ariko ni umuswa cyane mu byo gukora imodoka. Uzi umunyabwenge basazana mu byo gukora imodoka bazasanga atagira n'igare kandi niwe munyabwenge ukora imodoka. Nguhe urundi rugero, babandi nahoze mvuga uturanye n'umufundi. Yego. Uzi umufundi wubaka iriya nzu ikagera mu bushorishori, ko nkeneye kukure nsanga mu rugo, aro uri hehe, ngiye kumureba, mfite amafaranga, ndi umuswa mu byo kubaka inzu, nsanga atagira n'ikikoni cyo kubamo cyitwa ki, ahubwo aba mu nzu imeze nk'ikibiriti nayakodesha. Niwe wa mufundi. Mbega umunyabwenge uzi kubaka inzu nziza ni umukene, ni umutindi hanyuma y'abandi, niwe uzi kubaka inzu nziza. Umuganga uzi kuvura birenze, aba ari kuvura umuntu. Mujye muri VIP, harimo umurwayi, mumwiteho bikomeye. Uwo murwayi uri muri VIP ni umuswa mu by'ubuganga, nta kintu azi rwose, utanahari yanapfa. Mbega muganga, ariko ni wowe ukize muganga, ko ari wowe utanze ubuzima. Akenshi uwo twita umunyabwenge arangira ari umugaragu w'umuswa, ariko uriya muswa tuvuga ngo ni umuswa ntabwo ari umuswa, ahubwo niwe afite ubwenge karemano. Ubwo bwenge karemano yabashije kubukoresha mu buryo twakwita bwiza, niba ari bwiza nabyo simbizi. None ubwo buryo bwiza nibwo bwamubyariye umusaruro. Kandi iyo ubajije umuntu wese wiga ngo uzabe iki, ndiga kugira ngo nzatere imbere. Se kwiga, ugiye gushaka kwiga gutera imbere, ugiye kubishakira mu ishuri. Ngenda mubwe ni genda ushaka ubumenyi mu kwiga, ariko ibyo gutera imbere byo ahubwo uzabona opportunity yo kuba umugaragu w'umuswa kandi bikubesheho. Niyo mpamvu uziga. Munyemerere bakunzi wacu, nse nusoza iki kiganiro mbwira Matoro nti hari abantu yagiye aduhaho ingero z'abafilozofi babayeho bagasiga umurongo kuri iyi si ngenderweho, wenda rimwe na rimwe tukaba twaranawugendeyeho cyangwa se ntitunabikore. Ndagira ngo Matoro nawe atubwire inkuru yumva ashaka gusiga imusozi, nk'umuntu ubona ibintu bitandukanye nuko sosiyete turimo uyu munsi ibibona. Siga inkuru imusozi, nubwo ntagiye kukwica, ariko garagaza inkuru wumva ushaka kwizasigara imusozi. Iyi nkuru numva yasigara niyo naba ntakiriho, nuko dore ubwenge nyurwa n'ukuri. Nyurwa nuko wisanze. Se uri umukene, nyurwa n'ibyo nibyo bikubereye. Ese uri umukire, nyurwa n'ibyo nibyo bikubereye. Ugenda mu modoka sava, ni nayo izakwica. Ugenda mu ndege, nyurwa n'ibyo ngibyo. Mbese buri muntu wese anyurwe n'uko ari, anyurwe n'uko abayeho, anyurwe n'ibyo avuga, uko agenda, uko abaye. Mbese umuntu anyurwe. Twige kunyurwa kuruta uko kunyurwa ni ukunyurwa, nta kindi, ni ukunyurwa. Niyongeye nkuru numva nyurwa nuko kuko nje wakubwiraga byuko
ukambaza uti se dusubire mu ishyamba, ya ntago bibaho, nyurwa n'ukura ahangaha. reka dusoze tumushimira. Undi uzagira ikibazo yamubaza ajya atanga contact ze, reka muhe umunota no amasegonda 20 yo gutanga nimero ye kugira ngo n'undi uzagira ikibazo azamubaze, kuko n'ubundi ngo ararekwa ntashira, ntabwo twayamara, ntabwo twavuga ibyo dutekereza byose ngo tubirangize, kandi nta nubwo biteze kuzabaho. Buri muntu wese igihe cyose ahora aharanira gutera imbere, ariko sinzi nimba dushaka gutera imbere nk'uko yatubwiraga, ariko reka muhe umwanya atange nimero za telefone. Mbo njyewe nkeneye ampamagara kuri 0788 23 66501. Arakoze cyane, turamushimiye. Namwe abadukurikiye turabashimiye, ibitekerezo byanyu turabikeneye ndetse n'inyunganizi zanyu, kandi munashaka kudutuma mwadutuma, tubisabira gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu uko tuzikora mujye muhita muzibona, kandi tunabararikira kujya mutubwira icyo mushaka ko tubakorera. Turahari ku bwanyu. Murakoze cyane. Murakoze.